nzabyakira neza ariko bidakuyeho yuko nakwibagirwa ibyo bankoreye nyine ariko nzabyakira nta kizambuza kuvugana nabo nta bitangaje nyine ntago umuntu ubwo se n'iki yankorera nkibagirwa ko yigeze kumbwira amagambo mabi. Rero ntago bijya bintera ubwoba iyo umuntu avuze mba numva nyine birangiriye aho mba ntegereje icyo Uwiteka yamvuzeho. Rero kubera ko abantu bivugira ibyo bishakiye bakavuga ibyo biboneye ntago baba bazi ubundi bazi icyo twicarira ko ntago bazi iki twicayemo. No kuvuga ngo rero ngewe mba nzi neza ko Uwiteka azavuga rimwe amagambo agaceceka. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Cyane Imana ikomeze kubaha umugisha. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi muri rwa rugendo rwacu rukomeje. Umuntu wese ufata umwanya agafungura ikiganiro cyacu akakireba akakirangiza ni by'agaciro. Imana ijye guha umugisha mu byo ukora byose, imirimo yose werekejeho amaboko Imana y'umugisha. Nimba umeze neza ushima Imana, nimba kandi utameze neza no kwihangana ugakomeza gusenga Imana, ejo bizaba bimeze neza cyane. Uyu munsi ndagarutse n'ubundi aba muri kureba kuri kamera ntago ari bashya. Ni Mama Nasira bamurabazi cyane. Mama Nasira ni wa mama twaganiriye bwashize, umumama we bibereye mu masengesho yisengera Imana. Yesu ashimwe Mama Nasira. Ahimbazwe burundu. Ejo naraguhamagaye ati nagiye ku musozi buretse kuyihamagara. Ira munsi naho hari Uwiteka. Umeze neza? Ndashima Imana. Cyane ariko ziko nge nabibona ko musa n'umukobwa we Nasira bimeze bite? Ni fresh. Narindi kucunga ku ntoki ko impeta wayibagiwe mite mpamagara Jarike. Wapi ntago nayibagirwa. Umeze neza cyane? Meze neza nta kibazo. Umwaka utangiye umeze neza? Yego. Bose araho? Ameze neza. Asize ameze neza? Yego. Dukora ikiganiro vuba ugene ndabizi ko abantu b'abageni bitari kumubona hafi ubu ngubu wahituva muri mood. Wapi nyine nabirenda ariko nari mpamvu yo gutinda. Mama Nasira. Karame. Imana ishimwe ko twongeye kwakira ari ubuhamya wagiye uduha. Ntago twigeze dukora ikiganiro turi kumwe na Nasira ariko ubuhamya wagiye uduha niko Nasira ashaka kuba ari umwana w'isezerano. Hari abana baza ari abana b'isezerano kandi abo bana banyura mu bintu bikomeye mukabinyuranamo nk'umubyeyi, ariko kubera gusenga cyane ibintu Imana ikazabisoza bimeze neza cyane. Nasira kuri wowe asobanuye iki? Iyo umubonye gutya ukabona aho Imana igejeje ikora, reka mvuge gutyo, wumva umeze ute mu mutima? Mba numva ameze neza. Icyo asobanuye ni umugisha wanjye nahawe n'Uwiteka. Yego. Ubundi se gusenga wabonye bifite iki? Kuko inshuro nyinshi tuganira tuvugana kuri telefone nubwo atari kenshi ariko nsanga uri mu masengesho. Kwabibonye mwizihe nyungu? Gusenga birimo inyungu nyinshi. Gusenga bifite umumaro. Gusenga bituma uruhuka. Gusenga bituma twegerana n'Imana. Gusenga bituma icyo Imana yatuvuzeho n'ubundi gisohora. Gusenga rero ngenda bikunda. Nibwo buzima bwanjye. Yego. Nibwo buzima bwawe. Nasi ni iki wigira kuri mama wawe? Icyo nigira kuri mama wanjye nyine mwigiraho kubana n'abantu bose, kubaha no gukunda Imana, no guha umwanya cyane Imana kuruta ibindi byose. Hari igihe bajya bavuga ngo hari ukuntu umuntu yari inshuti, mama wawe ndabizi ni inshuti yawe, inshuti na mama we akantu kose kabaye mu rugo iwe atonganya n'umugabo wawe se avuga mama Utwo tuntu ntabwo twakubaho? Ntabwo twambaho. Uzajya ugira ibanga ryawe utabwira mama wawe? Ntaryo nawe mfite nyine bibaho ko hari iryo wabika ku mutima wawe bitewe n'uko rimeze, ariko ibimbabaje ngomba kubimubwira. Mama Jarike yanze kurya. Wabivuga? Ibyo ntabwo nabivuga.
je nta kigenda cyaba kirimo ahubwo arambwira ati hari akabazo kabaye mu rugo tubigenze duti akangira inama ariko ntabwo navuga ngo byagenze gutya ngo ibyo ntabwo baye bimureba rwose. Ni byiza cyane ubwo ugomba kumubwira kandi nawe nk'umubyeyi agahita akubwira ngo niko zubakwa bugumyeyo. Bugumyeyo nanjye narihanganye nzi ko ababyeyi benshi ariko bakunda kubwira abana kubera ko atabimenyereye. Ubu none umaze kumenyera se basi none ubu kubera ko umuntu akibana n'umugabo benshi aravuga hari ibintu butari wamenyera ku muntu mudasanzwe mu bana nyine biba bigusaba kwihangana. Ubu umaze kumenyera neza. Ndabimenyereye. Couple yanyu we na Jarike ni couple y'umugisha, ni couple abantu bagiye basabira umugisha bakavuga ati Imana izabahe gukundana neza, izabahe urukundo rwanyu Imana yaba ariyo iruza imbere irushyigikire cyane. Ko ngenda mbibona muri commentaire z'ibiganiro mugenda mukora ahantu hagiye hatandukanye, ibyifuzo by'abantu bihabanye wenda bihamanyije n'umutima wawe n'ibyo ushaka. Ugereranyije uburyo nyine ubu ngubu bimeze, wahamiriza abantu ko ibintu biri mu murongo mwiza mu bushake bw'Imana. Kuko yego nibyo biri mu bushake bw'Imana, kuko hari aho umuntu aba yaravuye hari n'aho aba ageze. Manase, urugamba rwa mbere rwararangiye. Kuko wararurwanya burundu nta magambo ntago yawura. Kise kandi noneho niswe umurozi niswe iki, nizere ko ibyo noneho byarangiye. Mama Nasira wenda urugamba rwo tukiri mu rugendo ntago ubuzima ntago rujya rubura, ariko nanone hari ibyo umuntu arenguka avuga ati ndabikubise ndagiye imbere ubwo ndarwana n'ibindi bintu biriya byarashize. Turi mu isi tugomba gufata igihe mu ntambara, nta n'igihe bitazabaho. Nta gihe bitazabaho, ntago byabura, ntago wabuza abantu kuvuga. Nta kintu se amagambo ajya gukoraho baguhungabanye. Yego kumana ndi kumwe na Kristo. Amagambo nta kintu atwaye. Uwiteka yambwiye ko ntagomba kwita ku byo barimo kuvuga, ahubwo nite ku byo ngiye kunguka. Abantu baravuga, abantu bagira ibigambo, ariko Imana yigira ijambo. Abantu bagira amagambo menshi ariko Imana yivuga rimwe. Rero ntago bijya bintera ubwoba. Iyo umuntu avuze mba numva nyine birangiriye aho, mba ntegereje icyo Uwiteka yamvuzeho. Rero kubera ko abantu bivugira ibyo bishakiye bakavuga ibyo biboneye, ntago baba bazi, ubundi bazi icyo twicarira ariko ntago bazi icyo twicayemo. Ni ukuvuga ngo rero njyewe mba nzi neza ko Uwiteka azavuga rimwe amagambo agaceceka. Y'abana b'abantu y'agaceceka, ariko Uwiteka we yavuze rimwe biremera. Ati Uwiteka we yavuze rimwe ibintu bitabyemera cyane. Kuri Nasira y'umubonye ubu umufite irihe shimwe mu mutima wawe? Hana we Uwiteka niwe ubizi, kuko niwe ureba ibyiherereye mu mutima. Mufite ishimwe riremereye. Mu by'ukuri numva mu gihe nari mfite umubabaro w'umwana wanjye ubu warashize, kuko mba mbona afite icyerekezo. Nta n'icyambabaza kuri ubu ngubu kuko yarakuze, afite urugo rwe. Yego. Ubu ni umugisha w'Imana. Kandi urugo rw'umugisha. Urugo rw'umugisha. Yego. Ubwo rero rwose mu by'ukuri ndabyibushye. Mu gihe nabayemo mu bisharira kuri we, ubu ngubu ndashima Imana ko ndaho amahoro, kandi nawe ari amahoro. Yego. Ko Imana yabigenje neza. Amen. Wow, ni byiza cyane. Ati iyo mubonye ndebye aho Imana igejeje ikora kuri we, ntekereje n'ibyo twanyuzemo, Imana icyubahiro kandi ngakomeza n'ubundi kumuhozaho amasengesho. Nasi ntago ari buri muntu wese ufite amahirwe yo kuba ibyo ari byose afite umubyeyi. Twanyuranye muri byinshi cyane, niyo mpamvu mu masengesho nsenga ko Imana igomba kumuha urugo rwiza, kandi Imana ikagomba kumushyigikira muri byose. Ibyo twanyuzemo bikarangira. Nasi ntago biba byoroshye kugira ngo umuntu abone umubyeyi
ibyo ari byo byose reka mbanze mvuge gutya, hari udafite umubyeyi, Imana imukomeze uwo nguwo, Imana imubere umubyeyi. Umuntu uri kudukurikira adafite umubyeyi wenda yaranyuze muri ibyo wenyine, wowe ufite umubyeyi, noneho ikindi aranakumva, araguhangayikira, akugira inama. Hari n'igihe waba umufite ariho ariko ugasanga nta nama nyine akugira, ko tuba tubizi hari abantu baba bafite ababyeyi ugasanga umubyeyi we yarangiritse, yigiriye mu bindi, ntabwo abana be abitaho. None umubyeyi wawe aragutekereza akavuga ati nubwo nta bushobozi mfite ariko nzi ko Imana ifite ubushobozi, agasenga Imana. Kandi koko wabonye ko Imana yumvisha umubyeyi wawe cyane, reka kuko amasengesho y'ababyeyi ngo araturitse ibintu bikava mu nzira byose. Impamvu ndi kubikubwira nanjye ndayazi, amasengesho ya Mama Gakire akubita n'imirabyo n'inkuba byose bibigendaho byose arabishwanyaguza. Ni byiza wowe wiyumva uteyo nk'umubyeyi wawe, biha akahe gaciro kuba ukimufite kandi noneho akaba ari wa mubyeyi usenga Imana. ni byiza cyane nyine, ni amahirwe Imana yampaye nyine, kuba yarampaye umubyeyi nk'uwo, Imana ijya imuha umugisha nyine, nanjye nyine sinzayapfusha ubusa. Ni iki wibuka umubyeyi wawe akunda kukugiraho inama cyane? Ikintu akunda kungira inama cyane nyine, ubu ngubu uri mu rugo rwawe, wenda reka tuve mu bya kera, akubwiraga ati uzirinde abasore wa mwana we, uzagira ute, ntuzasebye uzi ko twaruhanye, utuntu nk'utwo. Ubuho noneho uri mu rugo rwawe, iryo ni ishimwe afite, ariko nanone hari uburyo nyine bakubwira uburyo zubakwa. ikintu akunda kungira inama nyine ni ukuvuga ati ibyera byose ntabwo aba ari amata nyine. Icyo wenda bashatse kuvuga ni ukuvuga ati wenda mu rugo ntabwo habamo ibyiza gusa, n'ibibi bibamo nyine, ariko ibibi ntabwo ari ngombwa kwita wihutiraho kurakara ngo wumve bigize birebire bibe byavamo amakimbirane, urabyihanganira nyine, ugerageza nyine gutuza ugacisha make. Kandi igihe cyose ntabwo umugore mu rugo ntabwo agomba gushyira hejuru, uko byagenda kose niba atari mu makosa ugomba gushyira hasi nyine. Nigeze ngusura urambwira ati mba mukumbuye, ukamenya wari umaze nk'ijoro rimwe mu rugo nimba atarabira, ati ndumva nakumbuye mama. Ukunda kumusura? ubu ntabwo nkunda kumusura mu rugo, ariko nkunda kumubwira duhurire nk'ahantu cyangwa tugahura agiye nko gusenga, nabyo biba binshimishije nyine. Kuki utajya mu rugo? Harya ntabwo biba byemewe? Ntabwo turajya guca mu irembo. Harya mama na se, ubu nawe ntiwagenda ngo ujye kwirebera abana? Ntabwo najyayo. Ibyo abantu baba barihaye, ubu ntiwajya bageze nk'ikibazo ngo barebe? Keretse ari ikibazo gitunguranye kiri urgence, najyayo, ariko igihe ntarajya kubasura nabo ngo baze guca mu irembo, ntabwo ari ngombwa kujyayo, twubahiriza umuco wa Kinyarwanda. Tuzajyana. Harya habanza guca mu irembo? Yego. Oya, ababyeyi babanza kuza mu rugo. Ababyeyi bazabanza kuza. Nasi Imana igucira inzira rwose ujyeyo. Imana ibigenze neza, inshira inzira ngeyo nuko nanjye ndabikeneye. Ariko yamaze kujyayo ubu wisanga muri urwo rugo cyane, nta kibazo. Abantu benshi bagiye bavuga ku rukundo rwabo, bakavuga cyane cyane kuri Jari, kuzi ko nawe wagiye ubibonaho amagambo menshi. Jari kumufata ute? Ni umukwe wawe, ni umuntu nyine waguhaye indi titire, ikindi cyubahiro. Umufata ute ubu ngubu? Byari byose hari uburyo kundi umufata hirya y'uko ari umukwe wawe? Jari ndamwubaha, muha icyubahiro cy'uko ari umukwe wanjye, ariko mu bundi buzima busanzwe ndamukunda nk'umwana wanjye. Mba numva ari umwana wanjye, icyubahiro cy'umukwe ndakimuha, ariko ndanamukunda nk'umwana wanjye. Byiza cyane, ni byiza cyane cyane. Hari uburyo uri gusenga, ibyo ari byose Imana irakumva. Hari na famiye yo kwa Jarike n'ubundi igifite ya myumvire, ariko bya bindi tuba tuvuga ngo nitubisengera bizagenda neza.
ahantu biragera? ntaho biragera, gusa njyewe neza imbuto mpamagara mama wa Jarike, ndamwibwira turaganira, ndamubwira ngo ndashaka karibu nzaze kubasura. Arambwira ati abashyitsi ni umugisha, uzabibwira n'umutware nyine, umutware niwe wakira abashyitsi. Ndamubwira ngo nzabimubwira, ariko umutware ntabwo ndamuhamagara. Kandi nzi ko ibintu uri gukora uri kwibarwa n'umwuka wera ari igihe bizagenda cyane rwose, Imana ibifitemo uruhare, bizagenda neza. ushaka kubyakira ute mu gihe ubonye hahandi rwa rugo winjiyemo bakavuga ya magambo yagukomerekeje? Imana nibagarura umutima ukajyamo, noneho ibintu byaciye mu buryo, uzabyakira ute? nzabyakira neza, ariko bidakuyeho yuko nakibagirwa ibyo bankoreye nyine, ariko nzabyakira, nta kizambuza kuvugana nabo. nta bitangaje nyine, ntago umuntu ubwo se n'iki yankorera nkibagirwa ko yigeze kumbwira amagambo mabi. Namubabarira tukaganira, nta mutima mubi namwe, oya ntabwo biriya wabyibagirwa. Ni amateka yanjye nyine, nicyo kizatuma amenya aho Imana yanyweye n'aho ingejeje. Ntabwo rero ngomba kubyibagirwa biriya byo. Ariko bitavuze ko urumva biba bariye umuntu, nta muhemukira nyine, ntabwo namuhemukira, nta nubwo icyo yansaba ngifite nakimwima, nta nubwo namugerera mu kewe yangereyemo, ariko sinzabyibagirwa. hano umuntu n'umwe mu muryango kwa Jarike muvugana? Arahari mukuru wiwe, bakurikirana turavugana. Kandi uba wumva ko we nta kibazo no kuza kudusura, ahubwo natwe tukamusura, rwose turi inshuti, we nta kibazo. Ni nawe uduha amakuru y'iwabo ati babavuze gutya, noneho gutyo nyine bamuganiriza, we nta kibazo dufitanye. Akenshi ni nawe utubwira amakuru yabo. ntabwo barahinduka na n'ubu? Reka nyine ni kwa kundi n'ubundi. Imana izabahindura, ariko ibintu byose reka tujye tubirekera Imana, dusenge. Urumva ko mama wawe yari gutera intambwe yo kugira ngo, hari uburyo Imana ivuga ati haguruka utere intambwe imwe, izindi sigaye nzazitera. Iyo ntambwe mama wari gutera ni nziza, Imana izamushyigikira cyane, bigende neza cyane. Ubuzima bumeze bute mama Jari? Ubuzima buri aho nyine, turi mu isi no gufata igihe mu ntambara ntabwo biba byoroshye, aba ari urugamba. Ariko ndashaka ikiganiro cyawe cy'umwihariko, ni karibu cyangwa ni karibu, uzaze tugikore nta kibazo. hari ikiganiro nagukoresheje, hari ubuvuzi, hari ukuntu numvishwe ufasha abamama bitameze neza cyane, kugira bakwirukane mu rugo uzira ubusa. Mama Jarike aragufasha cyane, ubwo nzamushaka dukore ku kiganiro kijyanye n'ubuvuzi. Afite imiti avurisha iva mu bimera, ubuvuzi gakondo iva mu bimera rwose, ibyatsi ukanywa ugakira indwara zigiye zitandukanye. Harya n'izihe? Mvura abamama badafite amavangingo, abagabo nyine badatera akabariro neza, abo ndabavura nta kibazo. Ari nka ya miti ya Aida na Kisake n'abarwaye za mibe n'ibiki, barabyumva rero n'umuvuzi gakondo, ariko yibanda ku bamama cyane. Urumva nakugira inama z'uburyo uzajya witwara neza mu rugo rwawe, ku buryo umugabo wawe ataguca inyuma. Ndabeshya? Unongeyemo ndabeshya? Ntago ubeshya, ntago ubeshya, nibyo. Ndabafasha. Ni byiza cyane. Ni ukuri abantu baze urabona uyu mumama arisengera, reka kanavuga reka nanjye nihangira umurimo. Muze nimero ze ndazikira hejuru, muze abafashe. Ndabizi abantu ufite ibyo bibazo ni benshi, arabajya banyandikira banyibeshyeho, arabampamagara bangisha inama. Ubwo nimero ze muzibone hejuru, ni mama Nasira, umuhamagare muze abafasha. Abakobwa abamama, abakobwa bitegura kurushinga, mwese muze kwa mama Nasira kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nasi ndagushimiye. Uyu munsi numvaga ko tutari buvuga ibintu byinshi, nashakaga ko tuza kuganira turi kumwe na mama, ariko nanone ugereranyije ubwo duherukana, hari ishimwe? Ishimwe rirahari, kuko ndacyariho, ndahumeka, meze neza. Hari byinshi, hari abantu bategaga iminsi bazi ko n'iki gihe nazakigeza,
ariko ahubwo nibwo meze neza kuruta igihe bavugaga. Mu mibereho y'urugo mu buzima bwa buri munsi nk'abantu baba i Kigali ubuzima bumeze bute mu murugo? Urabizi ko tuba tugira ubuzima bwawe nyine busaba amafaranga, burahenze, reka mbivuge gutyo. Ubuzima urabona bumeze gute? Icyo gukora cyarabonetse? Turaho turashima Imana nyine, ubuzima bw'i Kigali burakomeye ariko Imana ibuturidiyemo tuburimo. Uko byagenda kose nyine ntabwo twabura gushima, ni ukuri tumeze neza kuko ntawe urwaye, ntabwo twicwa n'inzara, turarya tugahaga. Imana yahabwa icyubahiro. Ako kantu ni keza, kurya ugahaga, ariko niyo usigaye ujya uhita ureba ubabaye. Ndabikora ni ukuri. Ntabwo waca ushonje ntetse rwose ngo mvuge ati shishi genda, niyo byaba bitarashya ndakubwira ati cara ubanza urye, kuko nanjye simba nzi ngo Imana yabigenje iti. Ese wenda reka tureke kuvuga ko nta bintu birenze ufite, ariko se hari ukuntu wenda ujya ugira nk'umutima wo kumva ngo nafashe umuntu, hari umuntu wenda ukavuga umuntu arababaye basi nubwo nta buryo mfite cyangwa se ntacyo mfite kirenze ariko numva namufasha. Nyine wenda nk'urugero, hari umuntu uba ushonje ubona agenda asaba, wenda n'ufite icyo kudaha ngo umuhe bitewe n'ibyo ufite mu nzu, ntafite ngo uradaha umupakirira agenda, ariko ufite ibyo watetse bihiye ari bujye gusaba ahandi bakamuha. Nafasha nyine, mfite icyo mfite nafasha. Abantu bose bavuze amagambo ubukwe ntibuzaba, ubukwe bwarabaye, ari mu rugo iwe ameze neza, na se umeze neza cyane rwose. Reka ko nta muntu bitashimisha. Imana ishimwe. Mva nanjye nimba ari uko tutari duherukanye, mva ndi kukureba nkavuga ni cyakoze Imana ikunda abagabo. Natwe itadusize. Natwe iradukunda. Natwe iradukunda nta kimana idakora, ariko biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga. Udafite Yesu ntacyo ufite, n'ibyo ufite biragucitse. Ariko umubyeyi wamubwira akajambo kamwe hano kuri kamera rwose. Ubu se namubwira ikira, mpora mbimubwira ibintu byinshi. Ibintu byose. Nimba mfite nyine, nimba mfite nzavuga mu bikorwa. Kuvuga amagambo marura bidahagije. Bumva nka mama ubonye ubushobozi wamuha iki? Ego, byose yifuza. Oya ni byinshi. Ni byinshi. Icy'ingenzi byibuze ukavuga ati mbonye ubushobozi mama wanjye namukorera iki? Kuko umubyeyi aba afite wenda abakeneye ibintu byinshi, ariko hari ikiba kimuhangayikishije cyane kurenza ibindi. Kurya, kunywa, kwambara naho kuba. Ibyo uko ari bitatu. Kurya, kunywa, kwambara naho kuba. Nibura nkiganga abona akazi nzubakira mama. Ibyo nabikora nyine uko bitekereje, kandi namufashiriza n'abandi bana tuvindimwe. Uzaba n'umukire njyewe ndi. Kugira ngo nyine bimugabanyikire. Njyewe ibi bintu mbikwaturiyeho, uzaba umukire. Amen. Bibe bityo. Mu mwuka. Bibe bityo. Umurasi guseka. Uri mu mwuka nibyo. Azaba umukire. Azaba umukire nyine. Kandi n'ubu umukire uzabikora. Yego, nyine ngomba kumuha ibyo kurya, ibyo kunywa, aho kuba, nkafasha n'abarumuna banjye bari hasi kugira ngo atavuga ati Nasira ameze neza ariko Dudu ntameze neza. Dudu ameze neza ariko Yozefu ntameze, Denesi ntameze neza. Nyine ngomba kuzamura buri umwe wese uri hasi yanjye. Byiza cyane umuntu uba ukunda umuryango we, kandi Imana nawe iyo ukunda umuryango wawe Imana iguha ubushobozi kugira ngo bazamure, kuko ndabizi aho bari basenga amasengesho Imana izagukoreshe iby'ubutwari byiza cyane. Mama Nasira narindi gusoza ndi kuvuga ngo warababariye. Yewe narababariye cyane. Iyo utababariye wowe urimo worora abadayimoni. Rero narababariye, nta rubanza mfitanye n'abantu, nta n'ikibazo mbafiteho, kuko byose babikoreshwa na Satani, kandi Satani iyo usenga kurashaho imyambi. Maze iminsi ari ahantu nabwirizaga ejo bundi ndababwira ngo uru rugendo turimo harimo ibisharira, harimo n'ibiryoshye. Utihanganiye ibisharira rero
ntago wasingira ibiryoshye, aba ari urugamba. Rero uyu mugabo twakurikiye ntago kumukurikira ari ugukina. Iyo bigiye mukina bikubera umuvumo, ariko iyo bigiyemo neza ugahagararamo neza, ukabigendamo neza, ugahagarara mu kuri kwawe, igihe kiragera Yesu akamanura ibyawe bisubizo bikaza. Gusa icyo njya nshimira Imana nuko impumuriza, irampumuriza ikampa ihumure, kandi nyuma y'ibi ngibi ndabizi ko bizagenda neza. Abantu ntiwababuza kuvuga, ubukwe bwarabaye nyine bumvaga butazaba, bumvaga ari ikintu barimo gutekerezaho, bakumva wenda ni inkuru mbarirano, bakumva bitakunda. Ubukwe burabo, ubukwe rero abantu nyine nsigaye nshimishwa no gucaho nkumva abantu baravuze ngo uzi ko abana ngo bameze barabyibushye, uzi ko Nasira arimo gukira, yewe ya nyonjo ntayagifite. Nkababwira nti njyewe mfite ibanga nabwiwe na Kristo. Biranezeza rero, ibyo biranezeza bikanshimisha. Gusa amahirwe menshi mfite ntabwo n'amakuru y'ijoro kuko ashobora kandi nanjye ukuri narabyaye nashyize ku mwete. Nasira ni imfura yawe? Nasira ni imfura yanjye. Abangahe? Barindwi bahagaze. Rero ni ukuri n'ubu niyo haza undi namubyara nta kintu byaba bintwaye, nta gushimira Imana. Icyo nshima Imana rero ni uko mu by'ukuri yampaye urubyaro, nk'abana beza b'umugisha, ndayishimira. Numva nta kintu bintwaye, naho iby'abantu bo kuvuga narabababariye, nta kintu biba bintwaye, nta kintu biba bimbwiye, kuko aho nacaga ubundi bavuga ngo dore uriya ni wa mugore bashingana inzara umurozi. Noneho ndahaca bavuga bati ari kuri YouTube, ku mateleviziyo arimo gucaho n'abana be, yaramamaye, ariko Imana n'ubundi yari yavuze ko izanyamamaza, kandi ntaho irageze. N'ibitari bibi bizaza ndabyiteguye, nta hantu irageze. Rero niyo mpamvu binezeza bikanshimisha, bahinduye amagambo. Ndahamya neza ko hari n'ikindi gisasu yenda guturitsa, abadayimoni bagaceceka. Ibyo mba mbyiringiye, mfite ibyiringiro, kandi byose tubifashwamo na Kristo, niwe ubidufashamo. Njye rero narafashe sinzarekura. Imana ishimwe cyane, Imana igukomeze. Yarambwiye ati wowe umfashe wandekura, ariko njye naragufashe. Ndashima Imana rero ko yamfashe ikampuza, kuko njye ntabwo nabyishoboza, ariko yo irabinshoboza bikemera. Gusenga ryari? Nari mugoroba nasenze. Ujyana na mama ku musozi? Oya, muri iyi minsi ntabwo dukunze kujyana. Kujya mujyana? Mu minsi iri imbere tukiri kumwe nyine. Ubu ngubu ajya he nanjye nkajya hanjye. Ahantu nyine hari ukuntu buriya biba bitandukanye no kuba warasengaga cyane ukabireka cyangwa ugacika intege, na wa muntu utarigeze kubikorana. Ariko iyo Imana yaje kureba ahantu yajya kuboneka kubo ari ikibazo, ubu ari ikibazo nyine. Ubu ntabwo twagirana kominikasiyo cyane nyine kuri ibyo. Ubu nyine yahiga ukwe nanjye nkahiga ukwanjye, niko navuga. ayihamagara ukwe nawe ukayihamagara. Icyo duhuriraho ni uko nyine bavuga ati mvuye gusenga, ati nanjye mvuye. Imana ikomeze kugushyigikira. Mama Nasira, tubwire abantu nimero yawe ya telefone na Nasira nawe ayivuge, kuko haracyari abantu benshi bashobora kwifuza muri mu rugo. Hari abashaka kuza kubasura, hari abantu badukurikiye bashaka ko ari amahirwe menshi aba hari y'umuntu Imana ishobora gukoresha abantu, ariko nabwo ikabakoresha nyine binyuze ko ashobora kubona nimero yawe akaguhamagara. Bere kuri Nasira avuge nimero ya telefone: 07 05 03 03 05. 07 15 49 23. Genda saba uratsinze
icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire